ubuhungiro bwonyine urubyiruko rwo muri iki gihe cyangiritse rufite ni ukwiringira Imana. Nibadafashwa n'Imana ntibazashobora gutegeka irari n'ipfa bya kimuntu. Abasore bafite ibintu bibiri bibatwara batabona. Ninde muntu wari winjira mu modoka irimo gushaka abagenzi, iyo modoka yakererewe kandi aho hafi hari umupolisi? Mwigeze mubona bemera yuko wicara? Wowe ugeramo konvayeri agahita akinga, shoferi nawe agahita avuga ati wakinze batamfata. Noneho wowe urimo kuvuga uti rero mwaretse gakeya nkabona uko ngira gute nicara, bati uraba wicara tugeze imbere. Ubusore nabwo niko bumeze, butwara umuntu bumwereka ko hari aho bumujyanye byihutirwa, hari n'ibyo agomba kurenga, ariko nanone ntibumuha umwanya wo kugira gute wo gutekereza. Rero hano haranditswe ngo nibadafashwa n'Imana ntibazashobora gutegeka irari n'ipfa bya kimuntu. Muri Kristo niho hari ubufasha bwonyine bukenewe.